Murakaza neza kuri TheHealth.Olivier. YouTube channel bagezaho ibiganiro bivuga ku buzima. Muri iki kiganiro tugiye kubabwira ku bintu by'umwimerere ushobora gukoresha ukagira uruhu rusa neza, waba uri gikara, inzobe cyangwa se imibiri yombi. Uruhu rwose rushobora gusa neza mu gihe wagwitayeho nawe neza mu buryo bukwiriye. Akenshi dukunda gutakaza amafaranga menshi tugura product zihenze ziturutse mu nganda, nyamara ibizigize by'umwimerere hari ibintu dushobora kubikuramo mu buzima bwacu bwa buri munsi ndetse binatwegereye dushobora kubona no ku buryo bworoshye. Cyane ko izo product ziturutse mu nganda ahanini zikunda kuba zarongereweho ibindi bintu bishobora kugira n'ingaruka ku buzima bwacu. Hano rero tugiye kubabwira ibintu by'umwimerere ushobora gukoresha dusangamo ibintu, ndetse ibyo bintu akaba ari nabyo usanga muri product zindi zituruka mu nganda. Hano kuri TheHealth.Olivier tugiye kubamara amatsiko. Niba utarakora subscribe kuri no channel, wakora subscribe ukakana n'inzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byiza bivuga ku buzima kandi byakugirira umumaro. Ntabatindiye rero, kugira ngo uruhu rwacu ruse neza, hari vitamini cyangwa se n'imyunyungugu ifasha kugira ngo uruhu rwacu ruse neza, arizo dusanga muri ibyo bintu ngiye kubabwira tugomba kwifashisha kugira ngo dukomeze tugire uruhu rusa neza. Muri ibyo bintu ngiye kubabwira turifashisha nuko ibyo bintu biba bibonekamo imwe cyangwa se zimwe muri izi vitamini ngiye kubabwira, cyangwa se umwe cyangwa se muri iyi myunyungugu irenze umwe ngiye kubabwira, nka vitamini A, vitamini C, vitamini E, vitamini D, vitamini B3, vitamini B5, vitamini B7 na vitamini K. Izi vitamini ibintu byose tuzisangamo bishobora kudufasha kugira uruhu rusa neza. Mu bintu ndi bubabwire ni uko biba birimo imwe muri izi vitamini cyangwa se vitamini irenze imwe muri izi ngiye kubabwira, muri izi mbabwiye, kuko nizo zidufasha gutuma uruhu rwacu rusa neza. Hari n'indi myunyungugu rero idufasha mu gutuma uruhu rwacu rumera neza, ariho harimo umunyungugu wa sodium, ariko umunyungugu wa sodium iyo ubaye myinshi utuma uruhu rwacu ahubwo rwumagara. Iyi ni sodium ariko iri mu kigereranyo gikwiriye. Harimo umunyungugu wa sodium, umunyungugu wa potassium, umunyungugu wa magnesium, umunyungugu wa calcium ndetse n'umunyungugu uzwi ku izina rya chloride. Rero hano ngiye kubabwira ibintu by'umwimerere bitaturutse mu nganda umuntu ashobora gukoresha ari we mu rugo, ashobora kubona rwose mu cyaro n'ahantu hasanzwe, cyangwa se nimba utashobora kugura ku isoko. Tubabwira uburyo ushobora kuzikoresha bikagufasha kugira uruhu rusa neza. Niba ari ibiheri ufite ukabasha kuba wagira uruhu ruzira ibiheri, ukareka kugira uruhu rufite iminkanyari bigaragara nk'aho washaje imburagihe, ndetse niba ufite n'inkovu mu maso, izo nkovu zikaba zigenda zigabanyuka gake gake uko ugenda ubikoresha. N'abatinde rero ka dutangire n'ikintu cya mbere gishobora kugufasha kugira uruhu rusa neza. Ku mwanya wa mbere turasanga urubuto ruzwi ku izina ry'indimu. Indimu rero ni urubuto rudufasha kuba twagira uruhu rusa neza kuko ifite ku bwinshi ino vitamini twavuze yitwa C. Iyi vitamini yitwa C rero idufasha mu kuba twagira uruhu rusa neza kuko idufasha mu gusohora imyanda mu ruhu, ndetse ikadufasha mu gukora poroteyini ituma uruhu rwacu rumera neza izwi ku izina rya collagen. Rero ino vitamini C iboneka mu ndimu idufasha mu gutuma ubuzima bwacu bw'uruhu buba bumeze neza kuko idufasha mu gusohora imyanda mu ruhu, ikindi kandi igatuma poroteyini ikoze uruhu ituma ndetse rumera neza izwi ku izina rya collagen ikorwa. Ndetse iyi vitamini C irinda kuba izuba ryakwangiza iyo poroteyini izwi ku izina rya collagen, ariyo igize ahanini ubuzima bw'uruhu. Iyi ndimu rero wayikoresha ute kugira ngo igufashe? Iyi ndimu urayifata ukayikamura ugakuramo umutobe wayo, ukawisiga mu maso, ugategereza iminota 15 kuri 30, ubundi ugakaraba amazi y'akazuyazi ukaraba mu maso, ukajya ubikora byibura nka 2 mu cyumweru, ukabikora kugeza igihe uzabonera impinduka ku ruhu rwawe. Ntabwo wabikora rimwe ngo uhite ubona impinduka, ugomba kubikora kenshi gashoboka, ariko byibura 2 mu cyumweru ugakomeza kugeza igihe uzabonera result. Ku mwanya wa kabiri rero ikindi kintu wakoresha turasanga igikakarubamba. Igikakarubamba rero nacyo gifite ibintu bishobora kudufasha gutuma uruhu rwacu rusa neza. Igikakarubamba rero nacyo tugikoresha dute? Igikakarubamba uragifata ukagisatura, ari amazi yacyo
ukayasiga n'ubundi mu maso, ukabirekana by'iminota runaka, iminota nka 15 no kuri 20, ubundi nabwo ukagenda ugakaraba amazi y'akazuyazi mu maso, ubundi ukabikora nabyo byibura 3 mu cyumweru, ukabikora kugeza igihe uzabonera result wifuza. Ku mwanya wa 3 turahasanga indimu, noneho uyivanze n'amata. Ufashe amata ukayavanga n'indimu n'uriya mutobe w'indimu, byo ushobora kubikoresha n'ahandi hantu hatari mu maso no ku mubiri wose. Wafashe amata ukavanga n'indimu ugashyiramo n'amazi aruta amata, akubye amata nka 2 wakoresheje. Ibyo bintu rero ushobora kubikoresha n'ahandi hantu hose ku mubiri, ukahasiga umubiri wawe wose, nabwo ugategereza iminota 10 kuri 15, ubundi ukagenda wateguye amazi y'akazuyazi, ukagenda ugakaraba nyuma y'iyo minota. Ukabikora nka 3 mu cyumweru, nabwo ukabikora kugeza igihe uzabonera ibisubizo wifuza. Kuri 4 rero, ku cyiciro cya 4 turahasanga uramutse ufashe umutobe w'indimu ukawuvanga n'ubuki. Twabonye ko ubuki mu kiganiro cyabanje wifitemo ubushobozi bwo kwica za microbes. Rero ubuki iyo uvanze n'indimu ukabisiga ku ruhu rwawe, bifasha uruhu rwawe gusa neza rukagumana itoto, kuko binafasha mu kugabanyura imyanda iri mu ruhu. Citric acid iboneka mu ndimu, ndetse yo yihuye n'ubushobozi bw'ubuki bwo kuba nayo yica microbe mbi ku mubiri, bituma uruhu rwacu rusa neza. Ibi nabyo rero iyo umaze kubivanga ubisiga ku ruhu nk'ibisanzwe, ugategereza iminota nka 20, warangiza ukagenda ugakaraba amazi y'akazuyazi. Ibyo bintu ukabikora 2 byibura mu cyumweru, ukazabikora ku gihe uzabonera ibisubizo wifuza ku ruhu rwawe. Ibi bikurinda kugaragara nkaho ushaje, ikindi bikagabanyura inkovu ufite mu maso, ikindi bigatuma ibiheri ufite mu maso bigabanyuka. Niyo mpamvu ntabwo wabikora rimwe ngo uhite ubona ibisubizo wifuza, ugomba kubikora kenshi, noneho igihe uzabonera ibisubizo wifuza kuri bwo wenda wabasha kubihagarika. Ikintu cya 5 rero ushobora kwifashisha mu kugira ngo ukomeze ugire uruhu rusa neza, ni ukwifashisha ibishishwa by'ibirayi. Ibishishwa by'ibirayi rero ntabwo abantu benshi babizi yuko bishobora kudufasha kugira uruhu rusa neza, ariko igishishwa cy'ibirayi kibonekamo imyunyungugu ndetse na vitamini zimwe twavuze haruguru, bituma uruhu rwacu rusa neza. Ni ukuvuga ngo ibishishwa by'ibirayi, uhata ibirayi, ibi bishishwa kubera ko ibirayi biba bifite umwanda, urabibanza ukabirunga neza, ukamikinga sure neza ko ibirayi byawe bisa neza, noneho ukabihata ugakuraho biriya bishishwa bisa neza. Noneho urabona ko iyo ubihase biba bisa n'ibifite amazi y'ibirayi mo imbere. Ukabifata ukabisiga mu maso, niba ariho wifuza ko uruhu rwawe rwaba rumeze neza, ukabisiga mu maso ugategereza iminota 20. Nyuma y'iyo minota 20 ugakara mu maso n'amazi y'akazuyazi, ubundi ukazabikora kenshi gashoboka kugeza igihe uboneye ibisubizo wifuza. Usibye ko iki kirayi nacyo ushobora kukivanga n'indimu, kuko hari igihe udashobora gukoresha n'ibishishwa, ugafata ikirayi ukakirapa, ukagikoramo uduce duto duto, ukaba wanakivanga n'indimu nabwo, ubundi iyo product ubonye uri uza gusiga mu maso irimo amazi y'ibirayi, ni ukuvuga umutobe w'ibirayi n'umutobe w'indimu, akaba ari byiza gusiga mu maso, ubundi ukaza gutegereza iminota 20 ukaza gukora mu maso n'amazi ashyushye. Ibyo bizagufasha kugira uruhu rusa neza, ugabanya ibiheri ndetse n'inkovu zigenda zishira gake gake, kandi ikindi bikurinde kugaragaza nkaho ushaje imburagihe. Ikindi rero ni ukunywa amazi ahagije ku munsi. Kunywa amazi ahagije bifasha uruhu gutuma ruhora rutohereye cyangwa se rufite amazi, cyangwa se muri siyanse twabyita mu rundi rurimi nko kurinda uruhu rwawe kuba ruri dehydrated, ugatuma uruhu rwawe ruhora rufite amazi. Kunywa amazi ahagije rero ni bimwe mu bintu abantu banakoresha kenshi cyane, kuko amazi atuma uruhu rwacu rusa neza iyo ubikora bihoraho. Kunywa amazi ahagije rero, tuvuze kunywa amazi ahagije twabivuze mu biganiro byacu byatambutse, ni ukunywa byibura hagati ya litiro 2 na litiro 3 ku munsi. Iyo unywa amazi rero ahagije mu buzima bwawe bwa buri munsi, bikaba ibintu bihoraho, birangira n'ubundi ufite uruhu rusa neza. Ku mwanya wa 7 turahasanga rero gukora siporo mu buryo buri regular cyangwa se mu buryo buhoraho.
Siporo ifasha ibintu byinshi ndetse twanavuga ko ari n'umuti w'indwara nyinshi cyangwa se urukingo rw'indwara nyinshi. Siporo rero ku ruhu ikora ibitangaza kuko twabonye yuko zimwe muri vitamini nka vitamini C ndetse n'izindi vitamini nka E tutari twavugaho bidufasha mu kuba twasohora imyanda mu ruhu, bityo mu ruhu ntihabe harimo imyanda, ubuzima bwacu bw'uruhu bukamera neza. Rero iyo ukora siporo buriya uba usohora imyanda mu mubiri. Iyo rero usohora imyanda mu mubiri ntabwo iva muri izindi sisiteme z'umubiri na sisiteme y'uruhu cyangwa se integumentary system, naho siporo igiraho effect bigatuma imyanda isohoka mu mubiri, bityo uruhu rugasigara rumeze neza nta kibazo. Rero gukora siporo kenshi bituma umuntu agira uruhu rusa neza, ikindi bikarinda gusaza imburagihe kuko na ya proteine twavuze yitwa collagen, siporo ituma n'ubundi iriya proteine nayo yikora neza kuko nta zindi product cyangwa se nta yindi myanda ibiri mu ruhu yabuza izindi process z'uruhu kuba zabaho. Rero gukora siporo mu buryo buhoraho nabwo ni ikindi kintu cyagufasha mu kugira uruhu rusa neza, cyane cyane siporo yagufasha kutagaragara nk'aho washaje imburagihe. Ikintu cya kabiri ushobora kwifashisha ni pome y'icyatsi. Murabona hari pome ziba zisa n'umutuku n'izindi pome zisa n'icyatsi. Iriya pome y'icyatsi rero niyo iri buze kudufasha. Pome y'icyatsi rero nayo kugira ngo igufashe mu kuba wagira uruhu rusa neza niba wayibona, kuko yo ntabwo ikunda kuboneka n'ahantu henshi, n'aho ibonetse wenda ibihenze kuko ndumva bimwe ushobora kubigura nka 500 cyangwa 400 bitewe n'aho yisanze. Pome y'icyatsi rero ukayikatagura mu duce dutoya, rero nayo iba ifite umutobe, ukaza kuwisiga mu maso, hanyuma nayo utegereza iminota runaka nk'iminota 20, ukaza gukaraba mu maso n'amazi y'akazuyazi. Ibyo bintu ukabikora kenshi kugeza igihe uzabonera ibisubizo. Rero muri ibintu byose twavuze ushobora kwifashisha ukoresha, ntabwo ari ngombwa ngo byose ubikoreshe. Ushobora guhitamo kimwe ushobora kubona bikoroheye akaba ari cyo ukoresha, wenda utabona ubonye impinduka nziza ukaba wagerageza n'ikindi. Ariko ntabwo ibi byose turi kuvuga bivuga ngo wabikoreshereza icyarimwe, wenda usibye nka siporo n'amazi byo n'ubundi bigomba kubaho mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ariko nawe wahisemo gukoresha nk'indimu, ntabwo ari ngombwa ngo ukoreshe no pome, ntabwo ari ngombwa ngo ukoreshe n'ibindi twagiye tuvuga. Ushobora kugerageza ikintu kimwe, cyakwanga ukagerageza ikindi, cyakwanga ukagerageza ikintu kindi n'ikindi. Ntabwo ari ngombwa ngo byose ubikoreshereze icyarimwe. Rero pome nayo yagufasha. Ku mwanya wa 8 rero twakoresha iki? Reka nze nkibabwire. Ese wari uzi yuko umutobe w'inyanya nawe wadufasha mu gutuma uruhu rwacu rusa neza, bikagabanya kugaragara nk'aho ushaje, ndetse bikagabanya n'inkovu, ndetse bikarinda n'ibiheri mu maso? Umutobe w'indimu rero nawe byaje kugaragara yuko nawe ufasha muri ubu buryo. Ufasha iyo uwufashe ukawusiga mu maso nk'uko n'ibindi twabivuze, ugategereza iminota nka 15, ukaza gukaraba amazi y'akazuyazi. Nabyo byaje kugaragara yuko ishobora kugira ingaruka nziza ku ruhu rwacu rukaba rusa neza. Urunyanya ushobora kururya, ariko hano ku ruhu impamvu ari byiza guhita ubisiga ku ruhu directly, ni uko izi component zigize bino bintu twavuze nk'ari amavitamini n'ino myunyungugu twavuze, ntabwo ubundi bikoreshwa ku ruhu gusa. Rero iyo umuntu abinyujije mu gifu, usanga quantity nini cyangwa se ubwinshi bwabyo bikoreshejwe no mu zindi system, kandi wenda we target wari ufite ako kanya yari uruhu, nibwo ashaka guhita witaho. Niyo mpamvu biba byiza yo uyisuye applyinga ku ruhu directly utagiye kwinyuza mu zindi system. Rero n'urunyanya izi vitamini cyangwa se n'ino myunyungugu n'ubundi ururiye byaza kurangira bigeze mu ruhu, ariko quantity igerayo aba ari nkeya ugereranyije n'umuntu wese ubyapplyinga ku ruhu ako kanya. Niyo mpamvu ibintu byose twavuze, mu gihe target yawe ari ukugira uruhu rwiza, kuko bino bintu twavuze bifite n'ubundi umumaro mwinshi. Mu gihe target yawe ari ukugira uruhu rwiza nk'uko turi kubivuga, uhita ubyapplyinga directly ku ruhu rwawe. Ibindi bintu rero ushobora gukoresha nko ku mwanya wa 9 twababwira ipapayi. Ipapayi nayo wabikora nko kundi twabivuze, ukayikataguramo uduce, ukaza kwisiga mu maso, nabwo ugategereza iminota, ukaza gukaraba nyuma nk'uko twabivuze. Ku mwanya wa 10 rero ntitwagenda tutavuze igishishwa cy'imineke, kuko nacyo mukunda kumva bakivuga. Igishishwa cy'imineke rero buriya umuneke ukize kuri iyi vitamini ya K twavuze, cya vitamini K. Rero umuneke ushobora kuwurya, ariko cya gishishwa cyacyo icyo wahita ukisiga nko mu maso niba ushaka kugira uruhu rwiza, nabwo ugategereza ya minota, ukaza gukaraba amazi y'akazuyazi. Byagufasha umuneke ndetse na voka ntitwagenda tutayivuze, usibye ko akenshi voka kubera yuko
yo ikunda gukoreshwa ku musatsi, kuko buri umusatsi ufite ibintu byinshi buriho n'uruhu ndetse n'inzara, kuko biboneka n'ubundi muri sisiteme imwe. Ariko voka no ku ruhu naho igiraho ingaruka nziza cyane, nayo umuntu yayikoresha. Ibindi bintu umuntu yakoresha ni amavuta bavuga ngo ni olive, ushobora kuyakoresha uyavanga kimwe muri ibintu twavuze. Amavuta y'igihwagari nayo ushobora kuyakoresha muri ibintu twavuze, kuko amavuta ya olive ndetse n'amavuta y'igihwagari akize kuri ya vitamine twavuze ya E, n'ubundi dufasha mu kugira ubuzima bw'uruhu rusa neza. Rero ku muntu ushobora kuyabona ari amavuta ya olive, amavuta y'igihwagari, ashobora kuyavanga kimwe muri biriya twavuze rwose, byamufasha cyane. Murakoze kudukurikira hano kuri The Health _Olivier. Waba wagize ikibazo asigarana ku bijyanye n'uruhu yatwandikira muri comment tukamusubiza, cyangwa se niba hari n'ikindi kiganiro yifuza ko twazakora yatwandikira muri comment, nta kibazo. Rero reka mbabwire ngo mwakoze kudukurikira hano kuri The Health _Olivier. Niba utarakora subscribe wayikora ugakanda n'inzogera kugira ngo uzajye ubona ibiganiro dukora ku gihe bifitiye umumaro. Wakunze video twakoze cyangwa se ikiganiro twakoze, wakanda like, share ku nshuti zawe, ndetse ugakora na comment y'uburyo ibintu wabibonye, cyangwa se na comment y'ikindi kiganiro wifuza ko twazagukorera. Comment turazisoma, washatse wabinyuza muri comment cyangwa se ukatwandikira kuri email, nta kibazo. Ciao, tuzongere tubane mu biganiro by'ubutaha.